ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Uwiteka bahire kandi abahumugisha rwose bavandimwe. Reka twigane ikibazo nibajije ariko mu ijambo ry'Imana. Ese isabukuru yacu itariki y'amavuko tuyizihiza dute? Itariki y'amavuko tuyizihiza dute mu miryango yacu, mu nshuti zacu aho badutumiye tuzizihiza gute? Mu ijambo ry'Imana bafite uko babivuze. Reka dusenge Imana maze tubiganireho, kandi nashima yuko namwe uko muzajya mushobora cyangwa mushobozwa muzajye mujya muri komanteri munyungure ku ijambo ry'Imana, isomo wenda mwabona cyangwa mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi uko babivugaho. Ni karibu rwose tuganire ku ijambo ry'Imana, twungurane ibitekerezo. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, urakoze yuko uduhaye uburame, urakoze yuko udukunda, urakoze yuko uzaduha ubugingo nitugendera mu kuri kw'ijambo ryawe. Ngwino rero utuboneze twese bihumeka bahumeka. Turagushimiye yuko ukiturinze, n'abarwaye urabarinze kuko akamuga karuta agaturo. Komeza ubakoze ikiganza cyawe gikiza, bityo nibakira bakongera bakaza imbere y'ubwoko bwawe bagushima, tuzafatanya nabo gushima Uwiteka. Reka rero abarushye n'abaremerewe bari mu bibazo bitandukanye ubabere igisubizo, kandi twese udukize uburwayi bw'ibyaha, maze tube mu gitabo cyawe cy'ubugingo, bityo buri muntu wese azaboneke mu banesha afite ibuye ryanditsweho izina rye rishya ritigeze rimenywa n'abandi bose. Urakoze rero kuko uri rubasha. Reka umwuka wawe wera abane natwe, he kuba ari njyewe kandi uvuga ibyanjye, ahubwo mvuga ibyawe, maze njyewe n'ababyumva dutere intambwe tuzaboneke mu banesha. Tubisabye twizeye izina rya Yesu. Urakoze, amen. Itariki yacu y'amavuko tuyizihiza gute? Iy'imiryango yacu, y'abana bacu tuyizihiza gute? Twitwara dute? Mariko igice cya 6 ku murongo wa 20. Ku murongo, reka wenda mpere ku murongo wa 14. Reka mpere ku murongo wa 14 abariho mpera. Twumve Herode yica Yohana umubatiza. Nuko umwami Herode arabyumva kuko izina rya Yesu ryamamaye, aravuga ati Yohana umubatiza yazutse, nicyo gituma akora ibyo bitangaza. Ariko abandi baravuga bati ni Eliya, abandi bati ni umuhanuzi nk'abandi bahanuzi. Ariko Herode abyumvise aravuga ati Yohana naciye igihanga niwe wazutse, kuko Herode ubwe yari yaratumye ngo bafate Yohana, aramuboha amushyira mu nzu y'imbohe. Kubwa Herode wari mukamwene se Filipo, kuko Herode yari yamucyuye. Kandi Yohana yari yarabwiye Herode ati amategeko ntiyemera ko ucyura mukamwene so. Nicyo cyatumye Herodiya amuhigira ashaka kumwica, ntiyabona uburyo, kuko Herode yatinyaga Yohana, azi ko ari umukiranutsi wera, aramurinda. Ndetse Herode amwumvise akora byinshi, amwumvira anezerewe. Noneho uburyo buraboneka ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode. Ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode, ararika abatware be n'abatwara ingabo n'abakire b'i Galilaya ngo baze mu birori. Bavandimwe, muri kumva ko ku murongo wa 21 uburyo bwari bubonetse bwo kugira ngo agirire nabi umukozi w'Imana
kandi mu by'ukuri yaramutinyaga, yaranamurindaga, ariko yari afite icyo amuziza kubera ko yari yarongoye umukobwa bahuje isano. Noneho uburyo buraboneka ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode, ararika abatware be n'abatwara ingabo n'abakire b'i Galilaya ngo baze mu birori. Umukobwa wa Herodiya araza arabyina, Herode n'abashyitsi be baramushima. Umwami niko kubwira uwo mukobwa ati, saba icyo ushaka cyose ndakiguha. Bavandimwe, mu minsi mikuru dukora twagize amasabukuru yacu mu miryango, tugira gute? Twitwara duti? Ese turapfukama tugashima Imana? Byibazeho, nanjye mbyibazeho. Ese habaho gushima cyangwa habaho ibyishimo birengeje urugero no gutanga amakado tukibagirwa gushima Imana yaduhaye uburame? Imana itugirire neza. Rero muri ibyo birori byo kunywesha, byo kugira gute, byabaye ikibazo cyane, ariko uyu mwana araza arabyina nk'uko natwe twabikora mu miryango yacu, twibagiwe kuvuga tuti, Mwami Imana utugirire neza, urakoze kuko uduhaye uburame, ngo dushimire Imana mu mitima yacu ko nta watuvuyemo. No muri uyu mwaka turashima Imana yuko mu muryango, muri bene data turi amahoro, ariko n'abarwaye Uwiteka turabasabira ku isi yose kugira ngo abakize, abari mu bibazo bitandukanye bikomeye n'ibyoroheje turabasabira ngo Uwiteka abagirire neza. Reka mu masabukuru yacu tujye dushyira Uwiteka imbere kugira ngo abari buhabwa icyubahiro. Uyu rero yaramubwiye ati, nsaba icyo ushaka kubera kubyina. Aramurahira ati, icyo unsaba cyose ndakiguha, bona nuba umugabane wa kabiri w'ubwami bwanjye. Urikumva, yari yamurahiye cyane. Arasohoka abaza nyina ati, nsabe iki? Abajyanama mfite bameze bate? Ese ujya usengera inshuti zawe ziza mu buzima bwawe kugira ngo zibe babajyanama bazima bazaguha inama nzima? Ahangaha uyu mwana w'umukobwa yaragiye abaza nyina. Njya abantu tuganira nkababwira nti, burya nta muntu utavugwa neza, nta n'utavugwa nabi, biterwa n'uwo wahingukiyeho umubaririza. Ariko inshuti Yesu ni nziza. Uyu mukobwa rero agira ate? Aragiye abaza nyina inama. Aramusubiza ati, saba igihanga cya Yohana umubatiza. Urumva inama mbi? Bavandimwe, cunga neza inama ugisha inshuti yawe, uyiyungurure wumve niba ikugira inama nziza. Muri ako kanya agarukaho umwami ari n'ingoga, aramusaba ati, ndashaka ko umpa nonaha igihanga cya Yohana umubatiza ku mbehe. Yesu Kristo udutabare, tujye dusaba neza. Aha rero ku munsi mukuru w'isabukuru rya Herode, yibuka amavuko ye mu kirori, agiye gukora ibara ryo kwicwa umuntu w'Imana. Ku murongo wa 26, umwami arababara cyane kuko yakundaga Yohana. Yohana yari umukiranutsi, yari umuntu w'Imana, ariko umwami ntago yari azi ko yasaba icyo kintu. Yumvaga ko yasaba igifite akamaro, ariko aragiye agira ate? Amusabye igihanga. Umwami arababara cyane, ariko kuko yari yarahiye imbere y'abasangira nawe, ananirwa kukimwima. Umuntu nagusaba ikintu kibi
koko uzagikora, reka da, ntabwo dukwiriye gukora ikintu nk'icyo ngicyo. Nuko ku murongo wa 27, nuko uwo mwanya atuma umusirikare amutegeka kuzana igihanga cya Yohana, aragenda agicira mu nzu y'imbohe, akizana ku mbehe. Mana ujye udutabara. Agiha uwo mukobwa sarakigirisha ate koko Yesu? Ubugome, Satani ni mubi cyane, gusaba ugasaba nabi. Nawe agishyira nyina, abigishwa be babyumvise baraza bajyana umubyimba bawushyira mu mva. Imana itugirire neza. Twumvise rero ku isabukuru y'uyu mwami Herode uko yagize ate, y'uyu mugabo Herode, uburyo yakoze nabi. Ese twebwe ku munsi mukuru w'isabukuru yacu dukora dute? Reka dusome Itangiriro igice cya 40 twumve uko batubwira. Itangiriro igice cya 40, turahera ku murongo wa 20 kugeza ku wa 23. 40 umurongo wa 20 kugeza ku wa 23. Ku munsi wa gatatu niwo munsi wo kwibutsa kuvuka kwa Farawo. Tubonye abantu babiri muri Bibiliya bakoze umunsi fete y'umunsi mukuru w'amavuko yabo. Ku munsi wa gatatu niwo munsi wo kwibutsa kuvuka kwa Farawo. Atekeshereza abagaragu be bose ibyo kurya, ashyira hejuru hagati y'abagaragu be umutwe w'umuhereza wa vino mukuru n'uw'umuvuzi w'imitsima mukuru. Asubiza umuhereza wa vino mukuru mu buhereza bwe, ahereza Farawo igikombe, maze amanika umuvuzi w'imitsima mukuru nk'uko Yosefu yasobanuriye inzozi zabo. Ariko wa muhereza wa vino mukuru ntiyibuka Yosefu, ahubwo aramwibagirwa. Bavandimwe, aba bagabo bose bakomeye bagiye bakora ibibi ku munsi mukuru w'amavuko yabo. Ariko ibintu byose tuzakora tugamije ko izina ry'Uwiteka ryubahwa, nta rubanza. Isabukuru duteranye tugashima Uwiteka, nta kibazo kirimo. Nta kibazo kirimo. Imana idushoboze kugira ngo mu miryango yacu, twebwe ubwacu, nidukora isabukuru tujye duterana kugira ngo izina ry'Uwiteka, ibyo dukora byose, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Abakorinto ba mbere igice cya 10, Abakorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa 29. Abakorinto ba mbere igice cya 10 umurongo wa 29. Reka twumve. 29 ari kutubwira ngo reka twumve. Icyakora umutima mvuze si uwawe, ahubwo ni uwa wa wundi. Ni iki cyatuma umudendezo mfite uhinyurwa n'umutima uhana w'undi muntu? Nuko rero niba ndya mbishimiye, ni iki gituma ngayirwa ibyo nshimira? Namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose,
mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Niba murya cyangwa munywa, mu masabukuru dukunda kunywa no kurya no kwishimana na bagenzi bacu, ariko turi gusabwa gushimira Uwiteka mu byo tugiye kurya n'ibyo tugiye kunywa. Nuko rero niba ndya mbishimiye, ni iki gituma ngayirwa ibyo nshimira? Tugomba gushimira Imana bavandimwe. Namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana Data, Imana yacu ishimwe. Ntimukabere Abayuda ikigusha cyangwa Abagiriki cyangwa itorero ry'Imana, nk'uko nanjye nezeza bose muri byose. Sinishakira ikinyungura ubwanjye, keretse icyungura benshi kugira ngo bakizwe. Bavandimwe, niba turya niba tunywa, dukorere byose guhimbaza Imana. Niba duteranye ku isabukuru y'umwana, ku isabukuru y'umupapa y'umumama, habeho gushima Uwiteka. Niba ibyo ngibyo tubikora gutyo, nta cyaha. Ariko niba tubikora tugakora ibindi bintu bitari byo gushimira Uwiteka, ni ingorane. Reka dusoma Abaroma mu gice cya 14 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Haranditse ngo umuntu umwe yubaha umunsi umwe kuwurutisha iyindi, naho indi akubaha iminsi yose akayihwanya. Umuntu wese namenye adashidikanya mu mutima we, urobanura umunsi awurobanura kubw'umwami wacu. Urya arya kubw'umwami kuko ashima Imana, kandi utarya yanga kurya kubw'umwami, nawe agashima Imana. Nta muntu muri twe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Niba turiho, turiho kubw'umwami, kandi niba dupfa kubw'umwami. Amena. Nuko rero niba turiho cyangwa niba dupfa, turi ab'umwami. Bavandimwe, reka aha hantu ngarukiraho. Niba turya, niba duhisemo umunsi, niba duhisemo iminsi yose gushimira Uwiteka uburame yaduhaye, tubishimire, turiho kubw'umwami. Niba tunapfa, tupfa kubw'umwami. Reka dusabe Kristo aduhe kuzirikana ko igihe cyose, buri saha, buri munota, buri munsi, dukwiriye gushimira Uwiteka uburame yaduhaye. Reka dusome Zaburi ya 90, aba ari nayo nsorezaho. Zaburi ya 90 iri kutubwira amagambo meza. 90, reka dusome uduhereye ku murongo wa 10. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70. Abafitiye imyaka bajye bashima Uwiteka. Ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80, nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro. Iminsi umuntu abayeho ararushye, ubu abantu benshi bararushye, barababaye. Ariko iyi minsi umuntu yigezeho ajya ashima Uwiteka. Iminsi yose dukwiriye gushima Uwiteka kubw'uburame yaduhaye. Ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80, nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Ninde uzi imbaraga z'uburakari bwawe, akamenya umujinya wawe uko wowe ukwiriye kubahwa? Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Bantu b'Imana, twumvise abagiye bakora amasabukuru, bagiye bakora ibibi,
bakica abantu b'Imana. Reka rero natwe twebwe bantu b'Imana nidukora iminsi mikuru tubikore dushima Uwiteka. Niba turya tunywa dushimire Uwiteka, tubikore mu guhimbaza Imana, dukore kugira ngo Uwiteka ahabwe icyubahiro. Rero Uwiteka duha uburame, turamushimira uburama duhaye. Mbifurije kugira umwaka mwiza no kuzagira umwaka mushya muhire, gusoza umwaka twinjira mu wundi mushya, ari nawe tugenda tunakura ariko turushaho kwiyunga na Kristo. Yobu 22 umurongo wa 21 hari kutubwira ngo noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, nibwo ibyiza byose bizakuzaho. Rero bavandimwe, ndangije mbifuriza kwiyuzuza n'Uwiteka kugira ngo Uwiteka akomeze gutura muri twebwe, bityo tuzaboneke bubanesha. Rero urasabwa gukora umunsi mukuru kubayibikora duhesha Imana icyubahiro. Buri saha, buri munota, buri munsi dushima Uwiteka kubw'ibyo dukorera uburama duha. Rero Imana ibaha amahoro, Imana ibanezeze kandi banezererwe, bityo n'abarwayi turabasabira ndetse n'abafite ibindi bibazo turabasabira, kandi dusaba Imana idukize uburwayi bw'icyaha kuko nibwo dutandukanya n'urukundo rw'Imana, bityo dukomeze kuguma mu gitabo cy'ubugingo. Iyo niyo misabire nabasabira, nanjye muyisabire mu izina rya Yesu, amen. Mwami Imana yacu, urakoze kukuri rubasha, urakoze kukuduha uburame buri munsi, urakoze kutwemerera tukarya ibiryo bikamanuka neza kuko harimo n'abahitanwa nabyo. Urakoze yuko ibitunga umubiri bitunga umubiri n'ibisohoka bigasohoka mu mahoro. Mwami Imana, turakwigize kugira ngo tweze udutunganye, uduhe guhora tugushima iminsi yose, uduhe kujya duhora dushima Imana yuko waduhaye uburame, watwirije amahoro, dutamba igitambo cy'umugoroba yuko twiriwe amahoro, bityo tugushime tuguhimbaze. Urakoze kuko uri rubasha, uri intwari ku rugamba, bariho gushyirwa hejuru no gupfukamirwa, kandi umwuka wera akomeze gukorera muri twebwe, bityo amasabukuru yacu n'iminsi yacu turamye ujye uduha guhora tugushimira ibyiza dukoreye. Tubisabye twizeye izina rya Yesu, urakoze, amen. Amen.